unageze aho ngaho njyewe nanabaye oya nanabaye n'umuvugabutumwa ndi n'umuvugabutumwa mbifitiye certificate. Hari umurongo wo muri Bibiliya uri muri Abefeso igice cya 6 umurongo wa mbere kivuga kiti bana mujye mwubaha ababyeyi banyu n'ababyeyi mujye mukunda ababyeyi batajya bumva yuko ibihe bihinduka uri kubyumva abona umwana we tuvuge yashyizeho nk'utu tunywere ahisa musarana ngo yabaye ikirara wenda abonye yashyizeho tatu ahisa saratiye kubera iki ntago yasobanukiwe ntago yigeze yemera ubwe muri we kwemera kwiga kwibwa impinduka akagerageza no kuzihuguramo akamenya ati ibi bintu bikora gute ese ibi bintu gutya nuko ngo we yumva yuko kubera buriya nanone dutandukanye ikintu kimwe hari umuco nyarwanda hari umuco hari n'umuco navuga ngiki gipadiri gikristo sizi ukuntu nabyita ariko urabona abamisiyoneri baza kudukoloniza bahise bere umuco wacu bahise bawugira demonic bahise bawugira nk'uwa satani. Tubahaye ikaze mwe mwese tubana mu biganiro bya day to day. Imana irahambaye, Yesu n'umwami. Imbere yanjye rero ndi kumwe n'umujene mumuzi ahantu henshi hatandukanye. Aka kanya rero ari kuri day to day. Reka bibwire. Amazina yanjye banyita Frank. Amazina nyine ari mu ndangamuntu ariko mu mazina nyine asanzwe banyita backpacking youngin. Iryo zina ngo ni Parking youngin. Bag Parking youngin. Youngin. Byose bifatanye nk'izina rimwe. Bag nka bag yo guheka, parking nko kubika nyine parkinga, youngin nyine nk'umujene tu. Nk'umujene. Kubera iki? Ito dusobanura tutarajyana kure. Frank iryo zina bag parking young harya ngo youngin urukumva arimo nyine ubutoya nyine young in ubwo byose nyine biba bifatanye. Uzasaza nshaka gusaza ku mubiri ariko mu mutwe biragoye kabisa. Tubwire iryo zina ryaje gute? Iryo zina ryaje nyiga muri kaminuza i Butare banyitaga ari umujene wanyise youngin bitewe n'ukuntu nyine yabonye imyaka yanjye kurangamuntu yanjye arimo ikigereranyije niye so ubwo abanyisi iryo zina. None ngiye nyuma yaho sinzi ukuntu naje kugira gutya ngiye bundi nikundira adventure, nikundira kwitemberera ahantu hatandukanye muri nature nubwo ibintu byose bitaba documented ariko bimwe barabibona kuri channel yanjye barebye muri video zo munsi bagenda baribuze kugenda babibona. So ubwo rero nk'akantu ko kuba creative urumva mu backpacker n'umu adventure nago nakita ngo adventure youngin kuko abantu benshi nyine baba ari aba adventure nyine. So ngiye rero nahisemo kuba mu backpacker. Aba backpacker nyine ni abantu basa nyine like it's a normal name abantu bakoresha urumva nyine like basobanura yuko ari aba adventure nyine. So nanjye nuko ryari nawe ubuje gutyo. Yes sir. Ntuzasaza ariko ngo mu mutwe huzaguma uri umuyanga. Yes sir. Kabisa. Abantu bakuze rero abantu bakuze ibutsa abantu ahantu bakoze abantu hari abantu bari kukubona kuri day to day bakavuga ngo uyu muntu tumuzi he shange ngubwiza ukuri sinamenya kuko nago navuga ngo ndi umu public figure nago ndi umu public figure barakuze kuba oya kumenyekana erega n'abantu bakora ibintu bibi baramenyekana ariko bikumva ariko sinakubwira ngo nyine ngo ni iki kintu runaka wenda ngo banziho ariko maybe kubera wenda umuntu aba ashobora kuba yaranyuze wenda nko kuri platforms zikurikirwa n'abantu benshi aho ngaho wenda niyo wavuga ko umuntu akuzi cyangwa wenda kubera business nkora yo kugurisha wenda amavuta nyine body products abakiriya benshi nyine bananyuraho n'ahantu mba n'iseta ryanjye ahantu riba hano muri UTC urumva ni nk'isoko rusange ariko rinyuramo abantu benshi. So barambona rero benshi ubwo wafatira hamwe muri aho ngaho. Okay reka noneho twigarukire ku kiganiro cy'uyu munsi twashakaga kugirana nawe Frank cyangwa youngin. Yeah. Ndagira ngo tube tuganira ku ngingo ivuga ko niki
nirihe cyangwa nirihe tandukaniro riri hagati y'abajene b'iyi minsi n'abajene bo mu myaka yashize? Ndagira ngo tugende dutakoringa kuri buri gice, abe mu myemerere, mu myizerere, mu kwambara, mu kubaho muri sosiyete. Nkawe Frank ubibona gute? Aka wenda tubishyire mu bice bitatu bitandukanye, tuvuge mu buryo bw'itera nyine, mu buryo bw'ubukungu, mu buryo bw'umuco, tunavuge wenda mu buryo no mu buryo bw'ubuyobozi, buri politike nyine, nubwo tutabyinjiramo cyane. Itandukaniro rirahari cyane, kuko ngira ngo uko iminsi igenda yegera imbere nako nyine hagenda hazi impinduka, ibintu bishyashya. So ntekereza yuko ubwo sinzi wenda tuvuge urubyiruko rwa mbere, sinzi ahantu duhera mu mwaka twaheramo, ariko wenda reka njemere mu mwaka wa mbere ya independence, kuko niho mbona nyine harimo difference igaragara. Urabona abajene ba kera, urubyiruko rwa kera rwagiraga ntago rwari independent mu buryo bwo kuvuga bwa self expression, nyine nyine mu kwitwara nk'uko bo biyumva, nyine nimba ariko nabyita, ariko bitabangamira sosiyete nanone. So abakera rero bagiraga za kirazira, bakagira political structure ihari nyine izwi, uri kubyumva yuko umwami agomba kuvaho, umuhungu akamusimbura, abakobwa nabo bagatwarwa wenda n'abandi bantu bo mu zindi royal family, nyine urumva ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ubu ngubu usanga n'umwana w'umuntu ukomeye, uri kubyumva, papa ashaka kuba ari doctor uyu munsi, kera umwana w'umuhinzi yabaga umuhinzi, umworozi akaba umworozi, ujya guhiga akaba umuhigi. Ni ukuvuga ubwenge bwavaga ku mwana bujya ku wundi mwana, bijya ku mwana, gutyo uko generasiyo zagendaga ziza. Ariko ubu ngubu urubyiruko rufite expression, rufite freedom of expression, bafite freedom yo gukora ikintu bumva bo bashaka. Ntabwo ari ngombwa yuko basa n'ababyeyi babo, nubwo usanga bari pressure y'ababyeyi yo kugira ngo nyine bakore nk'ibyo ababyeyi babo bakoze, uri kubyumva. Ariko ubusanga nyine yuko like biratandukanye. Ariko hari n'ababyeyi nanone b'iki gihe nabo bashyigikira abana muri diversity yabo, nyine no mu gutandukana kwabo nabo. Ugasanga nimba umwana peut-être ari umuririmbyi, ugasanga papa aramushyigikira, ariko ugasanga hari ahandi umubyeyi adashyigikira ikintu umwana akora. So rero urumva utwo ni utuntu tugiye duhari, tugiye dutandukana. Ikindi wenda twagaruka, wenda kera hari ukuntu bambaraga bitewe n'imyaka babaga bagezemo, ubu biratandukanye. Umwana w'imyaka 6 ashaka kumwambika mini kimwe nk'uko umugore w'imyaka 40 yayambara, uri kumva. Umugabo ashobora kwambara muchikopa kuva ari umwana kugera nyine, you understand, ni nyine like nizo differences zigenda ziboneka nyine tu. Ukiraho nta rutuntu uvuze nko two ku myambarire. Reka twibaze, sibyo? Muri iyi minsi abantu bari kuba expose cyane ku social media, even nabo bana. Noneho turi kwibaza ni iyihe stability dufite yuko aba bana turi kubona ku social media ari kubyina, ari kugira gute? Tubwirwa n'iki koko ko ibyo bintu bazakura babikunze? Ese ntidushobora kuzasanga twisanze ahubwo nta bantu turi buze kubona bazima bitewe na background banyuzemo, uko kuba kabona nk'umwana w'imyaka 5 ari gushekinga, ari kubyina, ejo wamubona yavayemo umuntu mukuru ari nko mu nzego runaka, ugahita wibuka ya shusho wamubonyemo akiri umwana. Ibi bintu byo turaza kwihuza gute uko kuba expose kw'abana hanze muri iyi minsi? So ikintu navuga aho ngaho nuko sosiyete nyarwanda dukwiye kwiga yuko ibintu bihinduka, kandi tukiga tukarwanira gushaka kumenya kurusha uko twarushaho gushobora gutunga abantu intoki cyangwa kujajinga cyangwa gucira abantu imanza. Kuko wowe uyibyutse mu gitondo iwawe, uri kumva urya ibihari, ntabwo ujya kureba ngo ese ngo nakango yari iki kugira ngo banze nawe wowe urye. Kandi nanone urumva tuvuge nimba uriye nk'ibishyimbo n'ibirayi mu gitondo, undi akabyuka arya amagi n'imigati uri kubyumva,
ntabwo uwo muntu ntabwo muzasura imisozi inuka kimwe. Ikindi kandi nanone oya urwo ni urugero ndi kuguha. So nk'uko utajajinga umuntu yuko asuza umusuzi unuka kuko nawe urasura uri kubyumva, ni nk'uko utakwiye gutunga urutoki undi muntu ngo kuki ngo umuntu ngo wenda ngo nimba ngo yari umwana w'imyaka 15 ngo ajya kuri TikTok cyangwa ngo wenda iki ejo bundi ukamubona wenda muri corporate world ukamubona mu nzego z'ubuyobozi ugatangira kumushaka kumushyira mu ishusho ya kera. Iriya shusho wamubonagamo niyo yashakaga kukwereka, kandi hari n'impamvu yayishyiragaho, n'impamvu yagiye no mu mwanya arimo hari impamvu yagiyeyo, kandi ibyo byose nimba agira kugera mu mwanya wo kuba umudepite nuko aba bikwiriye kandi nuko aba bishoboye. So rero nabwira abantu bakareka guta umwanya cyane ku by'umuntu ari cyo kurusha ko wowe ubwawe wareba wakuramo ahubwo ibyo bintu mu bintu ari gushyira hanze ni iki kingewe cyangwa nakuramo cyamfasha. Uri kubyumva ukareka gutunga intoki kuko nawe ubwawe ugiye kwireba ubusanga nawe ibintu ntago ari neza cyangwa ntago ari neza. Ariko aho ngaho Frank reka nkubaze, ubu ngubu bishatse kuvuga ngo okay ndaza kunyuzamo amashusho, ufite tatuwaje, ufite iki sibyo, urasutse, ubu ngubu bishatse kumbwira ngo ejo mu gitondo twabona Frank ari gupreachinga, ari umupasiteri mwiza, ntibigire ikindi kintu bisobanura ku bantu. Unageze aho ngaho njyewe nanabaye n'umuvugabutumwa ndi n'umuvugabutumwa mbifitiye certificate. Ku bantu uravuga, ku bantu banzi barabizi ikigo bita Jeunesse pour Christ kigiramo ishuri bita School of Leadership and Discipleship nigeze kubamo, twakoze ama ivugabutumwa ahantu henshi. Wari ufite tatuwaje? Wari wakakizeho? Icyo gihe ntabwo nari bwayigire, nibwo nari nkirangiza segonderi. Ntabwo nari bwayigire, ariko kera utarahinduka. Ntabwo ari ikibazo cyo guhinduka, ahubwo uvuga uti njye kuri njye numvaga nta kibazo nabikora, ariko bitewe na societe ndimo ntabwo nari kubikora, bitewe n'ahantu nari ndi nyine n'imyumvire. Nicyo kintu rero ugarutseho, bitewe n'ahantu wari uri na societe wari urimo n'imyumvire. None ubu ngubu iyo societe ko yarahindutse? Navuga nshobora kuba ntarakomeje wenda ibyo bintu, ko n'ubundi byari ishuri byageze aho ndarangiza nkomeza ibindi nagombaga gukora. Itorero none ntabwo nashinga itorero kuko ntekereza yuko ikintu cyose buriya abantu bose ukuntu biyumvamo kubikora ntago ari ibintu nyine ari ibintu biri standard, ntago ari uniforme. Nimba wenda ndi umuvugabutumwa ngo ngende nshinga urusengero, nshobora no kwigisha ubuvugabutumwa mu muhanda cyangwa nkajya ahandi hantu nkarivuga ndaho ngaho nyine bikarangira nk'ukuntu Yesu yarivugaga. Ariko ibyo ngibyo navuga yuko buriya wasanga atari ibintu bikindimo cyane, ariko nyine wakigisha umuntu agahinduka. Namuganiriza, ntabwo namwigisha, namuganiriza wowe ubwo yakumva ari ngombwa yuko ari ikintu gihinduka kigahinduka. Mbwira nk'imirongo muri Bibiliya igufasha Fra. Hari umurongo wo muri Bibiliya uri muri Abefeso igice cya 6 umurongo wa mbere kivuga kiti bana mujye mwubaha ababyeyi banyu n'ababyeyi mujye mukunda abana banyu. Yego nibyo ndebe uwo murongo urahari, uwo murongo urimo kankurebe utabugiye kubeshya. Uwo muri Yohana nuko nari kwibuka igice n'umurongo neza uvuga ati warize Bibiliya yo haciye igihe man usiko haciye imyaka, urumva warahindutse, yaciye imyaka 6 man, urumva ko no kudanasoma ari utunugeraho ukibagirwa. Iki cyatumye ubivamo usanze ari byose ni Abefeso igice cya 6 umurongo wa mbere. Igice cya 6 umurongo wa mbere, bana mujye mwumvira akaba ari wagasomye. Nari nagasomye heze bigeze ubwira ko tuza kumbaza ibyo muri. Okay dukomeze. Murambwira uwundi kubera iki ubundi ibi bintu waje kubivamo? Ntago naje kubivamo man. Ese turakubona aho sibyo, kangusobanurira ikintu kimwe. Buri ikintu cyose uzabona gifite organization, ikintu gifite umuyobozi, kikagira sunyobozi, kikagira aba volontaire, nyine urumva organization nyine uri kubyumva. Nge nkunze kubyita institution. Ikintu cyose institution yose niyo bavuga ngo ni nano governmental institution, nano profitable institution, ibifite inyungu. Nukuvuga bo baba bari mu kazi
ariko mwebwe mu byo mubona mu maso yanyu nta nyine baba bari mu murimo nyine ufasha sosiyete cyangwa iki, ariko ikintu cyose gifite organization uri kubyumva, icyo kintu kiba gifite inyungu aho kiva kikagera. So rero njyewe naje kwisanga yuko muri organization yose njye nta nyungu yangirimo. Nta nyungu yanjye yari irimo. None se wagiye kujyamo kubera ko wari utegereje inyungu cyangwa wumvaga ari umuhamagaro twari kubona Pastor Frank umunsi umwe? Njye bwa mbere nagiye kujyamo ntabwo ari umuhamagaro, byari ibyiyumviro, kuko urumva kwiga mu ishuri ry'abihaye Imana igihe kirekire uragera ukagira imwe mu myumvire yabo. So njye nagiye rero ngiye kumva byimbitseho iyo myumvire. Kugerayo buriya ndi umuntu, ntabwo navuga ngo ndi umwantagoniste cyangwa wenda ngo ndi umupesimiste, ariko ndi umuntu ukunda gucriticizinga, ariko constructive criticism. Ndi umuntu ukunda gucriticizinga ariko nyine biri positive, ibintu byose nyine nshobora kubona cyangwa ibintu byose bishobora kunkoraho, uri kubyumva. So aho ngaho ubwanjye nkagera aho ngafata judgment y'ibintu nyewe ubwanjye bishobora kungirira umumaro. So urumva rero ntago wavuga ngo umuhamagaro ngo njye naragiye nshaka kumenya, mu kumenya ngira ibibazo ngomba kubaza, ariko ibyo bibazo byari against, uri kubyumva, ibibazo tugomba kubaza, kuko hari ibibazo ushobora kubaza umuntu akahita yumva urashaka gusa nk'umuhakanyi nyine cyangwa nk'umuburanyi ibyo avuga, kubera ukuntu ububi ubyatikiratinga n'ukuntu nawe bagusubiza, kuko hari umuntu uba warafashe ikintu mu mutwe adashobora kugisobanura. So rero ugasanga kugira ngo agusobanurire ikintu ari kugusubizanya umujinya, akwereka yuko uri kumupinga. So urumva rero byageza boro, ndavuga ati nimba umuntu mudashobora guhavinga like normal academic debate, batangira urumva hari hatangiyemo no kuzamo n'umwiryane n'iki, bari kumbwira ngo banyirukana ibintu nk'ibyo, ariko ndagera birarangira nyine, ubwo ndavuga ateka nico mwakire nigire mu bindi. Nakaye kantu nk'ubu wibuka ko wumva mwigeze kutumvikanaho ukumva binabaye atashe cyane kuri wowe, ku buryo wumvaga noneho n'ibyo byo kwiga ijambo ry'Imana n'ibyo bya Bibiliya wahita ubireka? Ni nk'icyo kintu utumvaga? Hari igihe nari ndimo ndaganiriza n'umwe mu barimu banjye, turi kuganira ku butatu, ari kumbwira ukuntu Imana iri composed n'ibice bitatu, ariyo Mwana, Imana, Roho, Imana Mutagatifu. Ndagira ngo ndamubwira ati se ko Imana twese twizera, okay, abantu bazite amazina Allah, iki Buddha, whatever they call it, aka abantu bayita amazina atandukanye, ariko se kuki mwe insista ku butatu butagatifu ariko mudashobora kubusobanura? Nyine ukuntu bo babigusobanura kubwira ati kimwe cyuzuza ikindi, uri kubyumva? None nkababwira ati se ni okay, nimba kimwe cyuzuza ikindi ni gute Yesu yari ari mu isi bakamukubita zikamurya, zamara kumurya akahita abwira Imana ngo Mana rwose iki gikombe kindenze? Uri kumva? Nukuvuga nawe buribwe bwari bwageze aboro ubwo nukuvuga yasengaga ihemana, yasengaga Mwuka Wera, yasengaga nyine, urumva ibintu biri confusing. Yasengaga Imana, kandi yaza kuba ari Imana, ntabwo ubwo buribwe ari gutuma bumugeraho. Aho wagize confusion. Urumva noneho umuntu akugira ngo abinsobanurire nyine like be making a sense, atangira kumbwira ngo wowe ngo rero ikintu cyakuzanye hanga ngo ashobora kuba ari ukurya no kuryama, ngo wowe ngo ntabwo wazanywe no kwiga, ngo kuko ibibazo baza ngo n'ubuhakanyi, ngo wigize umuhakanyi wa danje, ngo ubushaka kudiscreditinga amasomo twigisha abandi. Urumva akahita hazamo nyine n'abandi banyeshuri nabo baba batsindagiye ku myumvire yabo cyane, uri kubyumva, ugasanga nyine na ba banyeshuri bari kugenda baguda ati Frank ari kugumura abanyeshuri ati rikiri, ariko urumva nta hantu yabihuriye tu. Ariko ubu wumvaga uzavamo nk'umuvugabutumwa? Wapi, wumvaga byari ukubyiga gusa? Byari ukubyiga nkabisobanukirwa ku buryo ahubwo wanafasha abandi kubyumva. Ariko biza mubona biri no kugenda biza ibintu byose. Urumva njyewe ntabwo nabaye satisfied 100%. Urumva njyewe nihaye challenge yo kumenya ikintu, ariko mu buryo bwo kukimenyamo mbona buri a little bit hostile. Not hostile kuba ari bibi cyane, ariko ntago nyine like buguha uburenganzira bwawe bwo gushaka. Urana ko akundi muri kaminuza babaha nka nka modire, bakababwira ati mugende muyisome, muyige, muyikorere research, ibibazo muzagira muzaze mu mbazi. Oya bo barakubwira ati iki kimeze gutya, iki kimeze gutya, nta kugema, nta bindi n'ibyo ngiye.
twigarukire rero kuri ariko urumva sorry kuguca mu ijambo gato, ariko urumva aho ngaho niyo itamenya itandukaniro uri kubyumva rya conservatisme, nyine abantu batajya bemera impinduka mu bintu byabo, uri kubyumva, ari naho bita bigusha cyane kuri cya kindi twavuze cy'urubyiruko rwa kera n'urubyiruko rw'ubu. Ni ukuvuga ababyeyi batajya bumva yuko ibihe bihinduka, uri kubyumva, abona umwana we tuvuge yashyizeho nk'utu tunywere, ahise amusarana ngo yabaye ikirara, wenda abonye yashyizeho tatu ahise asaratiye. Kubera iki? Ntago yasobanukiwe, ntago yigeze yemera ubwe muri we kwemera kwibwa impinduka, akagerageza no kuzihuguramo, akamenya ati ibi bintu bikora gute, ese ibi bintu gutya nuko nguko. We yumva yuko kubera buriya nanone dutandukanye ikintu kimwe, hari umuco nyarwanda, hari n'umuco navuga ngiki gipadiri gikristo, sizi ukuntu nabyita, ariko urabona abamisiyoneri baza kudukoroniza bahise umuco wacu bahise bawugira demonic, bahise bawugira nk'uwa satani, za kutifuza umugore wundi rerererere. Buriya twe umuco tugenda uwo twita nyarwanda nuwa kiliziya gatolika, noneho uwo twita yuko ari inzaduka, uri kubyumva, niwe bita niyo modernisme nyine, uri kubyumva. So uzarebe rero muri systeme y'abagatolika, ikintu bita conservatism ni ikintu kiza imbere mu bintu byo, nukuvuga nta mpinduka. Nimba bararyaga Eucharistia mu 1880 n'ubu baracyayiri, nukuvuga nta mpinduka. Ariko ujya ubona wenda nko muri zino churches zindi wenda zigenda ziza Pentecote cyangwa izingo New Church, aya ngaya ubonamo bano bapasteri bakomeye, tubona umuntu yizira rwose yiyambariye akamini bakamusengera, undi akaza yifitiye dread, ibyo nta kibazo. Urumva abo ni abantu bemeye yuko impinduka ziza. Niyo mpamvu buriya ubabona like bari on display, kubera abantu benshi, urubyiruko rwinshi rubibonamo kurusha abandi. Ahubwo se si uburyo bwo kugira uburyo bwo gukurura abayoboke, nyamara Imana itabyemera ibyo bintu. Ubwo nabo rero baba barakoresheje technique nziza, technique yabo ubwo yarariye nyine. Ubundi kuri icyo kintu ubundi ukivugaho ikiweho Frank, kuba umuntu ashobora kuza yambaye minaje gusenga cyangwa ngiye kamubwira imyambarire y'umuntu, ukuntu umuntu atwara ubuzima bwe, ngiye sinjya mbitindaho cyane, kuko naye mfite uko njyana ubwanjye. So nkuko ntifuza yuko umuntu anyinjirira mu byanjye, nuko nanjye ntinjira mu by'abandi. Ushatse wanambara n'ikariso ukagenda ku muhanda, ngiye byo nta kintu byabimbwiye, nta kintu na gito byabimbwiye, kuko uko ugenda mu muhanda simbisanga ku meza, simbyishyura inzu, mbega you understand, nta kintu na kimwe binkozeho ku giti cyane. Ahubwo wowe bihaye umwanya ukabitekerezaho, ugabana n'umwanya wo kujajinga, wabigize umutwaro wawe atari umutwaro wawe. N'umwana wawe wamwemerera ko abyambara akaba umwana wanjye ari mu buzima bwanjye, uri kumva, tandukanye umwana wanjye n'umuntu mbonye utambutse ku muhanda. Umwana wanjye rero uri kubyumva, umwana buriya ahabwa uburere n'ababyeyi babiri, ntago ari umubyeyi umwe. Ngiye nshobora kumwemerera kubyambara, nyina ntabimwemere, cyangwa wenda ngiye nkabimuhakanira nyina akabimwemerera. We noneho ku giti cyawe ari weho umwana ungana gute se kandi? Twahereye kuri babana b'imyaka 5, ushobora gutuma ashakinga akaba yabyina ugashyira. Erega buriya eka nkubwira ikintu kimwe, umwana w'imyaka 5 mostly ibintu akora ni ibyo aba yabonye abandi bakora. Icyo kintu noneho ni ukuvuga ninjye ufite responsibility yo kumurimita ibintu yabsorba. Ibyo bintu rero wabirimita gute, cyangwa noneho ibi bintu turaza kubirimita gute? None se ubwo ngubwo najya kukubwira ngo technique yo yo kurera nzayigenza gute? Ni ukuvuga umwana wanjye ikintu nzagerageza kumutoza, kugerageza kumutoza imico myiza nkuko nanjye nayitojwe, nkamubwira yuko kwambara kikwiza ari byiza, uri kubyumva, and then we yakura yaba amaze kugira ubwenge bwo yaba afite ya sense of judgment yo kuvuga ati ndambara ino mini, uri kubyumva, ari uko maybe nsohotse afite imyaka 18 kuzamuka, aho ngaho nta kintu narenzaho. Ahubwo nabyita iki, nzibanda kuri ya ntuze bwa burere namuhaye akiri umwana, nizere yuko azafata decision nziza nakura. Nabundi akuze nta kindi kintu naba mbifite, nta control ya nimwe naba mbifiteho. Hari ikintu wakunze kugarukaho, n'ubundi turacyari kuri bya byo kuvuga urubyiruko rwa kera cyangwa societe ya kera n'ubu ku mibereho y'urubyiruko. Nyemera nakabaso kamatswe nifitiye umunsi, n'iki cyatumye ubundi ushyiraho tatuwaje isobanuye iki ubundi?
Kuri njyewe tatuwaje ni nk'umurimbo tu nkuko nakwambara isaha nakwambara ishenete ni umurimbo tu ariko kuri njye ukaba ufite ikintu uvuze so urumva njye nabikoze sinabeshya nabikoze ndi mu gihe cya navuga adolescence se cyangwa ndi mu teenager oya nta nubwo ari na teenager ko nari maze no kugera muri za 20 ariko njyewe bon mba mbona icyambere nabonaga ari byiza ikindi nkavuga ati ngashyizeho kaba ari n'akamemori keza ku kintu ngiye kuri njye kiri dia ku mutima wanjye so ndabikora nyishyiraho mbona igiyeho na n'ubu biracyariho. wigeze wicuza kuba warayishyize hari igihe cyageze wapi narashyiraho izindi ahubwo ugiye no gushyiraho izindi nyinshi cyane nzanzishyiraho mu mase mu rugo babibonye cyangwa aho wabaga nta njye navuye mu rugo mfite 16 bro. tuzagera ikindi gihe cy'iyo nkuru njye ndire rikicyura mayiji ye 16 17 bari bamaze kumbwira ati urakuze hari udukimbirane twabaye barambwira urumva bamitishamo kujya hagati yo kwa mere na vie kandi urumva umuntu utarigeze ukurera ukiri umupeti ubwo ubwo wajyayo ngo ufite 17 nkande se ubwo aho ngane wowe nahise ngo menya icyo ngomba gukora nyine nk'umuntu w'umujene kandi urumva iyo rero buriya eka nkubwira ikintu kimwe ujye buri ibintu byose abantu batekereza ko batabishobora kugeza igihe bageze muri situation babishobora ituma babishobora niko bivuze neza ituma babishobora nanjye natekerezaga nkavuga ati senge abantu muri famille bamvanye amaboko nabo wandi ariko se urabona narapfuye ntago napfuye sindwaye ndacyafite ibice byose by'umubiri nyine urumva ugenda wiga kandi uko ugenda wiga ugenda ukura ibintu bikagenda bicaho n'ubuzima bugeraho bugahinduka ukagera ukabona yuko n'ibyo bagukoreye mu by'ukuri kuri bo bishobora kuba barabikoze na intention itari nziza batagambiriye ikintu cyiza ariko finally we bikakugirira umumaro kuko buriya nta kintu kirenze buriya nko kumenya gufata responsibility ukiri umwana mutoya biragufasha sana. Nk'ubu ngubu ni nk'urugero njye ntago nabyara umwana ngo muti sinabyara umwana ngo mujugu ntago nabyara umwana ngo murereshe nibishoboka kuko I know ndabizi ukuntu bifira ndabizi ukuntu bimera nafuma mvuga ati niyo naba nkorera n'icyo gihumbi ku munsi nkagisangira n'umupeti wanjye ariko ntago natuma umupeti sinamwihakana yewe sinanamurere ntago bishoboka ariko banza zatuma tuganira ku rugendo rwawe n'ubuzima bwawe ndumva ari inkuru oya niba twandikire muri commentaire nimba bashaka kubimenya tuzayotegure tuzaganira twandikire muri commentaire muturabura tubwira nta kibazo reka noneho twigarukire kuri ya sujet twari turiho yerekeranye n'urubyiruko rwa kera ndetse n'urw'uyu munsi hari ibyiciro bitatu wari wabishyizemo tuza kuvugaho harimo mu buryo bw'ubukungu noneho mu buryo bwa politike no mu buryo bwa societe nyine community nyine ngaho tungerera noneho ku gice cy'ubukungu life abajene barihebye iki gihe abajene barihebye ariko bihebye kubera expectation zabo bazishyize hejuru gute fra no kuvuga ako se ndi kugenda nshyiramo utuntu tw'utwongeza sinzi nimba abantu bose babaje expectation no kuvuga abanyamahanga baba bakeneye ariko ntaribi ariko nanone munyamahanga ntago yakumva ijambo rimwe ryose okay expectation turabihereza nk'enye kwitega ibintu biteze nyine biri hejuru yiteze biri hejuru no kuvuga bo bitega ibintu byinshi ugereranyije na output bo bashyiramo uri kubyumva kuko ugiye ukareba ukavuga ati nimba tuvuge mu Rwanda urubyiruko ari reka twikore approximation tuvuge ko ari rwo rwinshi nimba ari bo benshi tukaba tubona ubukungu bw'igihugu buri kuzamuka okay nyine kuri report zisoka bugenda buzamuka gitera imbere mbese ukeka ko ari bande babigiramo uruhare
nyine nimba ari urubyiruko rwinshi ni ukuvuga urubyiruko rwinshi nirwo rubigiramo uruhare. Ndabeshya kandi iyo ugeze kuri umwe ugenda akubwira ngo bose bizava he mani, hari ikintu kimwe maze kubona bon sinzi sinari nagenda amahanga menshi ngo menye, ariko nkimaze kukibona mu Banyarwanda. Umunyarwanda niyo yaba afite na miliyoni 5 mu mufuka muhagararanye ahita akubwira ko nta kigenda. Ngira ngo ni nka kwa kundi umuntu akubwira ngo bitese ngo ni byiza, kandi niyo kandi ubwo waburaye nyine like nishatse kuvuga ko ari kwigiza nkana abajene bafite amafaranga. Ntabwo bavuga ngo abajene bafite amafaranga, kuko nibyo ndi gusobanura. Abajene bavuga yuko hanze ibintu bikomeye. Niba abajene nibyo ndi kugusobanurira, we atekereza yuko ikintu gishobora kuva ahantu kikaza kikamwituraho ngo pi. Ntago kuko twese turabizi, is common knowledge. Twese turabizi yuko ikintu cyose waba ukora ugakomana ikintu bita consistency, ukagira ibintu bita discipline, ukagira kubaha ikintu cyawe, wallahi kiragutunga. Gishobora kutagutunga ngo wingagari ya dani, ariko kiragutunga. Ntabwo ujya wumva bakunda kuvuga ngo nta kintu kidakiza. Birahari man. Nk'ibiki bidakiza? Ngiye mbwira akazi kadakiza. Jesse nemera ko so gusuzugura uwo mwuga, ariko ubunyonzi sibyo? So uvuze ubunyonzi, none ngiye kukubwira umuntu wa mbere wabaye umunyonzi twese tuzi. Uri kubyumva? Ni kuvuga umunyonzi ampana bino by'ama competition n'ibiki, umunyonzi unyonzi nyine bano batwara imizigo. Yego, ngiye kukubwira izina ry'umuntu umwe, uri kubyumva, wabaye ingagari atangiriye kuba ari umunyonzi watwaraga imizigo bigurishwa. Felicien Kabuga, uzagenda ushaka amateka ye. Yego, umutipe ntabwo arazi kwandika, rimwe ngira no kwandika izina rye nabyarazi. Byo simbizi, ndaza gukora ubushake. Urumva umuntu ashobora kwita avuga ngo nyine ngo byari mu gihe cya kera, uriya mutipe yahanganye mani n'abahinde mu isoko, abakuramo bavamo. Abahinde baraje imyaka n'imyaka, muri hano muri Uganda no mu Rwanda haje wave y'abantu y'abahinde cyane muri za 50 na baza gukora nyine ubucuruzi. Ariko se mujene ni yabakuyemo cyaye, yabakuyemo da. Ariko nyine ni bya bindi ndi kukubwira, you have a purpose, uri kubyumva, ufite discipline, ufite plan, execute it. Ni ibyo ngibyo. Naho uburyo bwo ku executing ko ari ibibazo ni bibazo nyine bitewe na capacity y'imitekerereze yawe ahantu ibigeze. Uzabajene bicaranye imishinga cyangwa ibyo gukora cyangwa eka nkubwire nanone ntiwategura umushinga urenze ubushobozi bwawe. Ubwo none wowe umuntu arakubwiye ati umushinga wawe nuwe, ngo rero ngo ngewe ngo nacuruza me to you, ngo anshyira ka kaboro ngo kintuze noneho uwo muntu uri kukubwira ngo yacuruza me to you ntiyari yanazunguza basi. Ntagazi ngo ese umukiriya yaje umwakira gute kugira ngo aguma ari umukiriya, bigenda gute? Ese iyo wahombye bigenda gute? Ese nyine urumva utwo details zose zo kuba waba umucuruzi. Ni nk'urugero rwo ruto nguhaye, undi ukumva arakubwiye ati ngo ngewe ngo na applying ngo baranyima ngo na experience mfite, ngo na applying ngo baranyanga ngo na experience mfite. Ngiye ngo ngega ngo urugero rworoshye rwanjye, ngiye naricaye mvuye mu ishuri ndicara ndireba, ndavuga ati iyi degree mfite nayijyana he? Ndebye degree nsanga nta manota danje ariyo, arasanzwe. Uri kubyumva? Ndebye ku isoko ry'umurimo nsanga either ngomba kuba nzwi n'umuntu runaka ku buryo anshomeka muri systeme, uri kubyumva, cyangwa ngomba, uri kubyumva, kuba nyine ndi distinga mu bintu nkora, nyine like ndumwe mu bahanga nyine ku buryo kumpikinga byoroshye. Sanga ibyo byose ntago bishoboka. Ndavuga ati rero ni iki kintu nshoboye gukora? Ndavuga ati mu bintu nshoboye gukora nzi ikintu bita public speaking. Nshobora kwicarana n'umuntu nkamuconvincing ikintu, nkamwumvisha ikintu akacyemera. So iyo ni skill, ni ngiye ubwanye nicaye nibonamo. Ndavuga ati se iyo skill nayimonetizinga gute sasa? Ndavuga ati iyo skill nayimonetizinga nshaka ibintu ngurisha. Nkuko wavuze ngo umutipe ngafite umushinga ngo ariko ngiye nukuvuga ngiye napanze kuba umucuruzi nta n'igiceri cy'icumi mfite. Uri kubyumva? Ubwo nabitangiye ariko muri kaminuza singiye kukubwira field business ya mbere ya failinze. Ubwo ngiye kukubwira ndi hahandi ya failinze, nabuza y'inzu, ndi kwicwa n'inzara. Uri kubyumva? Kandi ufite no kwishyura. Naricaye
ndatekereza ndavuga ati ngomba kuba umucuruzi. Nawe umucuruzi ni gute? Ngomba kwiga kuko urumva kubyiga mu ishuri ni ibintu bisanzwe, ariko ngomba kubyiga mu buryo buri pratique. Ndavuga ati reka njye, kuko urumva icyo gihe nabaga i Nyamirambo, ndavuga ati reka njye gushaka akazi k'ubuseriveri. Bro, nagiye hafi ukwezi kose ahantu hose mbabwira ati basi mungerageze nk'icyumweru cyangwa munkoreshe nk'ukwezi kose mutanyishyura mungaburira saa sita na nijoro gusa, nimubona ibintu mbikora neza muzampa akazi. Bakankatira, ndakomeza kugeza igihe bananyirukaniye mu nzu. Ndaranze nk'iminsi 2 nshaka umutipu ncumbikira, akincumbikira nuko bakincumbikira nk'umunsi wa mbere, nimba atari wari umunsi wa mbere, nakomeje njya gushaka akazi nyine, birangira nkabonye. Uri kumva? Nkabona noneho, uri kumva, ariko bikahita bikubitaniramo no gusenga ko ngiye buriya, nubwo hari umuntu nshaka kubivuga ntabyemera, ariko buriya ngewe njya ntera agasengesho rimwe, ntago ari kenshi, ntago ari buri munsi, ariko hari igihe ntera agasengesho kabisa. Umunsi ndibuka nari nateye agasengesho, ndi kwigendera gutya mu nzira, bankubise n'umwana w'inshuti yanjye, barambwiye ati ngiye gusaba akazi aha runaka. Nanjye ari byo ndimo, ndamubwira ati tujyane. Tugiye we bari bamucometsemo kubera iki? Kubera hari akantu bari bamutangiye. Nanjye ubwo mba ninjiriyemo gutyo. Noneho tuhita tuna creating department itari hari ya delivery. Nukuvuga ari aboro kuri restaurant twashakaga abakiriya, tukabicaza, tukahita dukora iki? Tukahita tuba confirma nyine ibintu bihari. Noneho mu kuba confirma, uri kubyumva, okay, aho ngaho nakoraga bwa mbere nta fixed prices zari nibwo restaurant yari igitangira. Ubwo tuvuge nimba wenda ari ibintu bigura 2500, kuko urumva ibiciro ntago, urumva bari abanyamombasa ntago bari bwagafatishe, ntago bari bakamenya ibiciro byo mu Rwanda kono bimeze. Ngiye nkahita mushyiraho 3, nkahita mbigurisha 3, kandi umuntu akayishyura akahita nandengerezaho tipu bitewe n'ukuntu nakoze iki, namaye service. Bikora 1, 2, 3, bona ndi gutahana udufaranga, inzu ndi kuyishyura, ndi umuseriveri. Ubwo ndakomeje mva aho ngaho njya handi noneho bishyuraga kuri pourcentage. No kuvuga aho ngaho nakuraga amatipu nayo nagavuye, bakama n'umushahara wa 80 ku kwezi. Ariko urumva kuri nje numvaga like it's not enough, I need more, nyine challenge iri hard. Noneho njya kuri restaurant ifite abakiriya benshi, handi banakugendana. Noneho ni handi washoboraga gukora, nukuvuga wowe waracuruzaga ukaverisa nimugoroba, noneho yawe verishe mwabaga wawe gufite pourcentage. Urumva aho ngaho nukuvuga ni metode nziza yo kwiga kwikorera no gushaka amafaranga. ndabikora ngira boro. Noneho numva akazi kambanye kenshi, ndananiwe, ndasezera. Aho niwe ho wikuye? Ninjye wikuyemo. Yarabonekaga? Yarabonekaga nyine ambeshaho bisanzwe, ntanduranyije n'abantu, niriwe nguza abantu, niriwe nyine cyangwa ubudeni hehe oya. Kuko nambunda amasaha nabwo buriya ngira ntuze system yo gukora amasaha menshi kugira ngo ni limite, ndimite umwanya wanjye uri free kugira ngo nakore ibintu bitari productive. Nukuvuga umwanya wanjye wose ngerageza kuwushyiramo ikintu kinyokipayinga nyine, uri kubyumva, kugira ngo ntagira distraction. So ubwo urumva rero naho ngaho nagiye kugeza igihe noneho navuze ati nkeneye kumenya line ya product nshobora kugurisha, nkanakora advertising nyine. Urumva ibintu byose mbishyira ku murongo. So njya ku ma body products, mbona ni fresh, ndatangira, mbona abakiriya bari kuza buke. Ubu ngubu nyine umwaka urashize abashene nta gucika intege. Ariko noneho ngereranyiriza nk'urwo rukero waruduhayeho rwawe no mu myaka yashize, ari nayo sije cyangwa ari nabwo uyu munsi twaganiriyeho. Kera wasangaga ibyo bintu bihari, cyangwa biterwa na personal struggles z'umuntu ku buryo n'ababivuga? Nekereza yuko nibyo nakubwiye bwa mbere, umuntu yitega byinshi ugereranyije we n'ibyo ashyiramo na input ashyiramo. Sinzi nimba uri kumva ikintu ndi kuvuga. No kuvuga akora nk'akantu gato expectinga yuko ibintu biba byinshi cyane, bita biba byinshi cyane. Noneho ubu ngubu noneho haje uburyo, hari uburyo bwinshi bwa online nguko wakoreramo amafaranga, uri kubyumva. Abajene benshi rero nibyo nabonye benshi, kuko buriya gukora content biravuna,
ariko ntabwo bivuna buriya nko guhata ibirayi nk'ibiro binga, nta nubwo binavuna nko gukubura umuhanda, nta nubwo binavuna nko kuba umuntu yazajya wakora n'akazi keza ukagashyiramo imbaraga n'umutima, umuntu sitira akaza akakubwira yuko ntacyo umaze, nta kazi uri gukora azagusimbuza ejo bundi. Ibyo ngibyo rero ngiye buriya nibyo nanze man, ukagerageza kugira ngo umuntu agushime nyine boss wabone yuko uri mu kazi kora neza, akagukasa akaguca amazi, wanareba wabyaba na ngombwa akanagukata, aho ngaho umutima uragenda ukayenga. Ariko mbere yuko umwereka yuko ubabaye ugomba kuba ufite plan B. Aramutse akubwira ati singukeneye, hari ahantu ushobora kujya ntugire ikibazo. So urumva rero abajene benshi nibyo ndi kugusobanurira, ntabwo bakeneye ibintu bibavuna cyane kandi bakeneye gukira byihuse. Nukuvuga umuntu akeneye, nimba tuvuge barangije ishuri, nimba abonye mugenzi we ari kugenda muri tuvuge wenda hybrid, aravuga ati man, n'aya moto kuyabona nibisazi niki ugasanga nyine ubwo murahura ari kukubwira nyine ya magambo yo kwiheba niki, ariko mu by'ukuri nibyo abona, uri kubyumva nibyo we yifuza, ariko nta hantu biba bihuriye. Njyega ngo urugero rworoshye, njyewe ikintu bita kugaragara neza mu bantu nyine ntago njya mbiha agaciro, kuko sinanakunda kuba buri ahantu hari abantu benshi. Nkunda buri ahantu hari isolated, ahantu hanjye nyine, ariko bitari cyane mu gihe cyanyacyo, sibyo? Niyo ndi mu kazi njyewe uranambara ibintu biri kajo buri gihe, buri kajo ni gake uzambona wenda ngo nagiye ngo kugura imyenda wenda irenze ubushobozi bwanjye kugira ngo nanjye nse neza, ngo wenda ngo nagiye kugira oya, njye nshobora kuba mfite ubundi njyewe eka mbigusobanuriye gutya, njyewe nakwita minimalist entrepreneur. Minimalist sinzi nimba uri kumva, sobanurira abadukurikiye. Minimalisme ni uburyo bwo kubeshwaho n'ibintu by'ingenzi, ibintu by'ibanze. Nukuvuga nimba ufite ipantaro ebyiri, uri kumva ukeneye 10 z'iki, ayo mafaranga wakaguza izo zindi zirengaho ntiwayabika. Nimba utega moto ikakugeza mu kazi, ukava mu kazi nta kibazo, sibyo? Simvuze ngo ntugure imodoka, ariko se iyo modoka nigufasha koko cyangwa niyo kugira ngo abantu bakubone bavuga ati yego Frank nawe asiga afite imodoka yaratwishererere ararenze. Uri kumva ibintu nk'ibyo byo kujya nyine gushaka kugaragara nyine ko nawe subyumva. Yego. So ibyo kintu rero ngiye kuri nje ntago nkigira muri njyewe, uri kubyumva, ngira ni nacyo kinamfasha gukora iki, ni nacyo kinamfasha kuguma nyine muri space yanjye ngakora utuntu twanjye nitonze nta na pressure mfite. Kuko ngira ngo ntekereza nshatse nko kuvuga ati ndashaka wenda kubaho wenda nka mugenzi wanjye wenda utwara TXL uba mu nzu wenda y'igihumbi $100, ndashaka nanjye kuzajya nambara imyenda ya danje. Sinzi ko mu dufaranga ibyo bintu nabikora mu dufaranga, ariko nta hantu naba ndi kugera nyine, like nta kintu kiri long term naba ndi kubaka. Ni muri ubwo buryo rero ntekereza yuko n'urubyiruko ibyo bintu rubigenderamo. None se bavuga noneho ngo kera hari ibintu, ngo hari n'ubutaka, ngo wasangaga mubyeyi yanakuraga, wasangaga ushobora no kugera ahantu none ako ngiye nabigusobanuriye maybe no kutari kubyumva. Umwana akora icyo yatojwe. Nimba umwana akuze abona papa na mama we bahinga, akabona hari umurima, none se nyine none se ababigira urwitwazo kuri iki gihe ngo kera ngo ibintu byari bihari. Iyo ngiye nabyita mécanisme de défense nyine tu. Kuko sinzi ko nanone umusubije muri icyo cya kera yavuga ko ibintu byari bikaze. Ukamusubizamo icyo gihe ukamubwira ati murima nguyu ngaho baho. Sinzi ko hari ikintu yavuga ko ntuyo murima hari umujene mugenzi wanjye w'umwarimu. Muri icyo gihe kuko nta mafaranga wenda wavuga ati ubu yawugurisha wenda agafata amafaranga akora umushi, ariko ukamubwira ati uhinge yawuhinga se. Ni muri ubwo buryo nyine nahita mécanisme de défense. Reka tujye noneho ku ngingo ya gatatu wavuze noneho ni societe cyangwa community mu buryo bwa kera no mu buryo bwo by'umwihariko ku bajene. Frank urabigereranya gute? Sinabigereranyije tayari se mu buryo bwa societe. Nje nabikubwiye abakera uri kubyumva babagaho muri societe, uri kubyumva. Navuga nimba iri uniforme, nukuvuga buri mujene wese yakuraga
either nimba bari gutekereza yuko uwo mwana agomba kuvamo ingabo y'igihugu, akurira mu itorero ry'ibwami nyine bakazamutoza kuba umusirikare. Nimba umwana papa ashaka yuko azagumana inka n'imirima y'iwabo, birirwanaga mu nka. Uri kubyumva? Muri iki gihe umubyeyi ajya mu kazi akajyana umwana amusigira iPad cyangwa akamusigira noze canal box akamubwira ati rwanyeho. Rero ubwo ibyo amusigira nibyo akoresha, ubwo ibyo avamo nibyo abona nyine muri ibyo bintu nyine aba yasigaranye. Noneho kubyerekeranye nuko community noneho ifata urubyiruko rwa kera cyangwa society urebye abantu bakuru uburyo bafata abajene b'iki gihe n'uburyo bo kugihe cyabo bafatwaga cyangwa nabo babafataga. Hahandi tuvuga ngo umunyarwandakazi yambaraga gutya, umusero yambaraga gutya, noneho kuri iki gihe cyangwa kuri iyi modern world cyangwa iyi generation. Je ntekereza yuko ababyeyi bacu b'iki gihe benshi baba nabyita iki se, nimba nabyita ngo baba deceived mu kinyarwanda, ubwo sinzi ukuntu nabisobanura. Ndashaka kuvuga guhemukirwa ariko nta iryo jambo niri. Nukuvuga gutenguhwa, nukuvuga umubyeyi yinvestisa mu mwana we, cyane cyane urumva ndi kuvuga mu bijyanye n'ishuri. Yinvestisa mu ishuri ry'umwana, ngira ngo ni ibintu biri common twese tubona. Umubyeyi wese aba yifuza yuko umwana wabona formal education nziza cyane. So ikintu expectinga muri iyo formal education nziza nuko umwana ngo bizarangira ngo akabona akazi. Mostly ababyeyi benshi niko ngenzi batekereza. Ndi kuvuga ababyeyi ba Gen Z, baba Gen Z, uri kubyumva? Bose hafi nka 90% bose bareza abana babo kuva bakira abana, bashaka investisa muri education yabo kugira ngo abana babo bazabona akazi keza. Uri kubyumva? Kuko mu gihe cyabo abahungukaga wenda nabazaga mu gihugu, ndi kuvuga post 94, bo bazaga babona akazi automatically. Niyo baguri secondaire nige bagwaga akazi utanabizi, ukumva uranje secondaire baragwamaga ati post yawe iri tayari ngwino utangira akazi. Uri kumva? So ntekereza rero yuko bari uko babitekerezaga, ariko nanjye ntekereza yuko nabo bakiri abajene, ababyeyi babo nabo expectingaga yuko baba ibyo ababyeyi babo babateganyirije kuba. Uri kumva? So kuko ababyeyi babo babateganyirije kuba ibintu bikomeye, benshi mu babyeyi babo akaba ari nabo babafatiye runini mu gihe basaje. Ubwo ni nko kuvuga ati nge ndi nko kwizigamira pansiyo ya ndi kurera abana banjye kugira ngo nzasaze neza. Ni ukuvuga uko uhaye umwana wawe formal education nziza akazabona opportunity za danje, niko nawe uzabaho neza mu busaza bwawe. Ariko itandukaniro ry'ubu nabo bakiri abantuze nuko ibintu twe expecting abo ntago ari byo bazabona. Biraterwa nyine n'imyumvire. Nibyo ndi kukubwira, ababyeyi cyane cyane ababyeyi baba Gen Z, hari aba banze kuva mu bukonservatisme nyine, banze kuva nyine ku bintu kuri ya myemerere idahinduka ibintu none hari na benshi bari gufolinga victim. Uti kubera iki? Uti gute? Benshi bari gufolinga victim gute? Umubyeyi ari kugira mu myaka 70 agatangira kubona yuko intege zacitse. Uri kumva? Umwana tuvuge wenda afite abana 3 n'urugero, umwenda ari muri kaminuza wanyuma niwe wenda babana, nimba nawe ataramucitse ngo yigire muri ghetto cyangwa ngo yibere muri campus, wenda undi afite wenda yarashatse afite urubyaro aba mu Rwanda, undi wenda aba muri Canada. Bese ikintu bazahurizaho ni kimwe, nukoreza mama wabo amafaranga, ariko presence ntizahaba. Uri kubyumva? Ayo mafaranga ntago ariyo azajya aterura mama wabo ngo amujyane kuryama wenda, cyangwa ngo amuherekeze kwa muganga, cyangwa wenda ngo sinzi nimba uri kumva ibintu ndi kukubwira. Uri kubyumva? Kandi umubyeyi ngira ngo no mu gusaza kwa bakeneye presence y'abana benda cyeka, ariko kubera yuko babona yuko ariyo reality hari, nta kundi kuntu babigenza. Mu minsi iri imbere uzatangira kumva hatangiye kuza n'ibintu by'inzu zishyirwamo abakecuru n'abasaza abana ababyeyi batabasha kwitaho. Ni ukuvuga abafite ubushobozi akaba aribo bashyiramo ababyeyi, nko muri boarding nyine akaba aribo bashyira ababyeyi babo hari icyo kintu. Kandi ubwo ari ababyeyi ndabizi na n'ubu batari babyumva. Ngiye ubu ngubu singiye kukubeshya, ngiye sinzatangazwa no kubona umwana wanjye njyanye wenda nko muri ntuze, nko muri biriya bigo nyine by'abazaza n'abakecuru. Usibye ko ngiyewe ukuntu ndi gupanga ibintu byanjye, ngiye umwana wanjye ntago azahanjyana. Uti kubera iki? Umwana wanjye azakura yitunge nanjye nitunge. Ubwo nubwo ningera igihe
cyo kumva yuko ibintu byose byanze nzafata muri twa tundi nakoreye nishyura umukozi azajya akora iki akubesheho agusajishe anshajisha ariko anshajisha iwanjye nyemerera rero tugane ku musozo Frank. Yes sir. Ku kiganiro kiza twagiranye ariko banatwemereye ko hari ahantu twageze tubwira utuntu life mu myaka 17 uryo wari uvuye mu rugo tuzagira n'igihe cyo kuganira ku rugendo rwawe kugeza magingo aya siyo yari ingingo y'uyu munsi rero nicyo abwira abakunzi cyangwa abakurikira day to day. Icyo nababwira nuko bakora subscribe bakalikinga yuko tubafitiye content n'ibiganiro byiza mu minsi iri imbere. Mwebwe mwe mu subscribinga kugira ngo nibijya bicaho nibijya bicaho muzajye muhita mubibona byihuse. Ni ibyo ngibyo. Ikindi ni ukwifuriza abantu bose amahoro n'imigisha no guhaha bakaronka nta kindi. Reka ngushimire cyane Frank ku mwanya wawe igihe cyawe ndetse tunabashimire mwese tuba twabanye kuva ikiganiro gitangiye kugeza kinarangiye. Amahoro n'imigisha bibabeho. Ciao ciao.